isomo ngiye kwigisha tugiye gufatanya kuganira uyu mwanya, hari abantu bakera barizi, ni isomo ryitwa kwiringira ubusa. Isomo ryacu rya mbere turisanga muri Yesaya igice cya 5. Umusomyi wanje najye muri Yesaya igice cya 5 arasoma ahereye ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere uravuga ngo iki? Reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Yewe iri somo nimurikurikirana murasanga rifite indi mvugo. Iyi ni imvugo y'ikinyabupfura. Umukunzi wanje yarafite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Kandi uyu mukunzi wanje yarafite urutoke rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, yewe ararutabirira arimburamwe amabuye. Ateramo insina y'uruzabibu rw'ubwoko bwiza cyane. Ateramo insina y'uruzabibu rw'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Maze yubakamo etage hoteli nziza. Acukuramo n'urwina. Maze ashiramo uruganda rwo gukanda imitobe. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu. Maze aricara yiringira ko ruzera inzabibu. Ariko rwera indibu. Ya nterura ibanza ndayihinduye. Harya basomye ku iki murongo wa mbere? Reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Ahubwo reka mushinyagurire. Kashinyagurira umukunzi wanje wahuye n'igihombo gitangaje. Aramuririmbira kandi yarumbije. Se ni indirimbo n'ubushinyaguzi. Nukumuvugiraho. Reka tubishire muri cyo cyerekezo. Reka mubwire ko yaruhiye ubusa. Reka muririmbira byumve. Indirimbo ye yarahombye. Dore indirimbo y'igihombo. Umukunzi wanje yari afite umurima mwiza cyane. Uyu mukunzi wanje yifatira isuka arahinga, aratabira, arafumbira, arimburamwe amabuye ayakuramo. Aja muri Rabu, aja muri Izari, ariko ni Rabu y'uyu munsi. Ashaka imbuto y'indobanure y'umuzabibu. Maze aratera. Ashingiye ku isambu ubwiza bwayo, ashingiye ku kazi yakoze, ashingiye ku ifumbire yashizemo, agira ikizere. None imitobe ni yera, inzabibu ni zera, abantu bazanywera he imitobe? Yubakamo hoteli nziza cyane. Ariko se ko maze kubaka hoteli, none uruganda rurihe ruzakora iyi mitobe? Maze Bibiliya avuga ngo acukura urwina, ariko uvuge ngo yubaka uruganda rukora imitobe y'imizabibu. Reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Uyu amaze gukora ibi byose yiringira ko ruzera inzabibu. Haryo yasomye ngo yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera iki? Indibu. Ni bande bazi indibu? Indibu ni igiki? Ni ikintu kimeze gite? Indibu. Apana indimu. Indibu. Ninde wabonye ku ndibu? Indibu ni iki? Muhereza mikrofone mbwira indibu. Warayibonye? Mbwira indibu. Bamwe bayita igitembe tembe. Indibu. Ni igitembe. Gwera indibu. Cyera igitembe. Igitembe ahubwo indibu ni iki? Indibu ni imbuto ziba igitembe nkuko abivuze cyane igitoki. Iki dore rwagize urutoke rwarabyibushe. Rugira amababi amakoma meza cyane. Sibyo? Kuko rurabyibushe, ruri kuvoma mu isambu nziza, ruri kuvoma ahantu bafumbiye, nta buye ririmo hasi, maze amababi
ariko ntabwo urutoki rugira amababi, rugira amakoma, nibyo? Maze amakoma ararambuka neza cyane, maze arurebye nawe niba yararunyuzemo ari kuvugiriza, akareba hoteli, akareba uruganda, akareba umubyibuho, akagira icyizere, maze imyano kirana ibintu binini, ariko byeramo indibu, amabuye, imbuto z'imitembatembe zisa amabuye. Bonaga bari kubishira ku gisoro, bari kubuguza ngo tereri ku mabuye, byera indibu iby'izimikara. Indibu murazumvise? Ariko amakoma ni meza. Isambu ni nziza. Umuhinzi ni mwiza. Ikirere cyabaye cyiza. Habuze iki? Yiringira ko ruzera inzabibu. Rwera indibu. Kwiringira ubusa. Igihe yamaze yiringiye urutoke rwe, igihe yamaze ari kwidunda mu muhanda, ari kubwira abagenzi be ko ari umuhinzi w'umuhanga. Abana b'abantu dufite byinshi tujya twiringira ku musozo bikadukoza isoni ukamwara. Njya mbwira abantu ko umunsi umwe umubyeyi wanje nawe yiringiye ubusa. Twabonye ibaruwa ivuye Toro, Kijura, Nsororo Mubari, muri Toro ya Uganda, aho hari abavandimwe bacu babayo. Ibaruwa kera zazaga mu maposta, amabisi akazana amabaruwa. Ibaruwa iza mu iposta, tujya kuyifata, turasoma amatariki abagande bazaza kudusuriraho bavuye Uganda, bavuye muri Toro. Byari bisa n'ibifasha umwaka. Amatariki turabona igihe bazazira. Bahinga amasaka arera, barasarura, barinika amasaka aramera, baranika aruma, barasya, bategura ibigage byiza. Twiteguye abashitsi bavuye Uganda. Twahoraga twitegura, uruzitiro turatema, umusaza agatunganya urumuru, tukareba ko tuwareta imeze neza, akantu kose nyabuna muzihangane mugire nuko amagira mwakira abashitsi neza bavuye mu mahanga mwabona. Turihangana turagerageza byose. Ibigage birahiye. Ibya mbere babiha abaturage, tufite abashitsi bazaza, ntabwo muzabana nabo cyane, nzatumira bakeya, izi nezanyu munywe, maze basigaza ikibindi kimwe cyiza cyane. Maze baza n'ubuki bashiramo. Muso gushira mu buki hari isomo rikomeye. Data yabwiraga mama ati, mukecuru madam, uramenye, dore ubuki n'inzuki zanje ubutunganye neza, ubusukemo buramaramo iminsi 7, bazasanga bumaze kunoga. Buramaramo iminsi 7. Tariki yo kuza niyi, bazasange ubuki bwaratukuye neza. Mama ati byo mbizi neza. Ubuki barabukamura, bashusha umusururu mwiza, bashiramo bwa buki, baragenda bagerura kuri cya kibindi, umusururu kuvangamo, baraza barakanda ubuki neza, barabutunganya. Naho wa mubyeyi amaze kugerera kuri cya kibindi, mwacu habagamo imbeba nyinshi. Bo ziri kwirukanka naho imwe yamanutse yo kanyagwa, ntiyagwa handi igwa mu kibindi. Igwamo mama ari gutunganya ubuki hariya.
ntiyamenye ibyabaye. Irwana n'umusururu yaje gusukamo yanoze ituje, maze asukamo ubuki aruzuza neza. Twara abana twaje gukoraho ngo dukore ku isafuriya turigate. Mama ati hafi. Rangije arapfundikira neza, ashiraho ibipfuko, ashiraho ingoyi, arafungara, arakomeza. Isomo ryacu ryitwa kwiringira iki? Ubusa. Umunsi wa mbere ubuki bwagezemo, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, turi kubiganiraho buri munsi. Data ati mwabonye ubuki? Sha twarabubonye mama. Wabusizemo mama? Ati cyane burimo. Akambabwira habagaho itariki mbi. Umuntu wese afite itariki yo mu buzima bwe igoye, ntawe uzava ku isi atamwaye. Habagaho umunsi w'ikimwaro, ugashaka iyo uragishira ukahaba ikimwaro cuzuye. Data ati shaho rero kera habagaho ubuki, akadusobanurira agaciro k'ubuki. Itariki iragera, kanya tubona abaturage baje bari kwirukara. Umudamu waje yiruka ati babashitsi banyumenya baje, mubonye iki? Tubonye umuntu bazitaga imbutura imparenganda, hari amakabutura ageraga hasi ahangaha. Ati tubonye abantu bambaye imbutura n'inkweto, bambaye ibirato. Ntabwo je bizakabaye inkweto, byari ibirato. Bambaye ibirato n'inkofero. Ye tutangira gutitira. Baraje nyogokuru arababona baje, barabuzukuru be n'abana bahungu be n'abakazana be. Maze nyogokuru haguruka ati yemwe bana muraha ariko barabuta muri Rwanda rw'iyo. Nyogokuru yaze kose ari mu Rwanda. Mu Rwanda rw'iyo muraho? Bati turaho. Barinjira mu nzu, baricara. Data na mama bararebana rero. Buri wese yibutsa mugenzi w'ibyenda kuba. Mama yari afite ibikombe byiza yujuje hariya, ibicuma, ibintu byiza biri hariya. Yegura igicuma kimwe arirukagerayo, maze acakagoze, arafungura, akubise y'amaso. Iwacu hari umuntu yabyaye umwana mwita Byabaruwasaze. Byabaruwasaze. Yanyagwa y'imbeba ntikigira ubwoya, bwararangiye. Mama atindayo, aherayo. Nuko mbonye yatinze, ariko umuntu wese yarebaga aho yinjiriye ati araje. Uyu mubyeyi yageze yamera ati nanje nyarukira, ndiko uyu muntu yabaye ategaye, ngiye kumufasha yihute. Ngezeyo nsanga yaguye apfukamye. Arapfukamye yikoreye amaboko, ariko igicuma kiri ku mutwe n'igikombe yaradahisha. Arapfukamye yabuze uko agaruka. Kutari kudaha ngo tugende. Ati aranduka ati woka, ati reba mu kibindi ukanyuka. Narebyemo ndiruka. Nageraga umupira wa Karere, umupira twabangaga wa Karere wari uri mu mfuruka, ndawusimbukira ndiruka. Abarambaza batirire kugiye gukina umupira, ndagiye tu. Ntabwo bene kimwaro bamware bonyine, ntabwo ndabaga. Nagarutse izuba ryarenze. Uko babigenje ntabwo nkuzi. Kwiringira ubusa mu buzima bwacu, kenshi tujya twiringira ubusa.
mu minsi yashize nabonye ibiza byahariya muri Rubavu, abantu bagiye kuryama babona ari kurya. Iyo mvura yaguye saa 7:15 nijoro, buri wese ari muri matora, uburingiti saa 7 uburingiti bumeze neza. Uburya muri saa 7 uburingiti bwose buba bufite n'ubwatobotse, babwamaze kugira ingeso nziza, nyirabwo babahwanije imibabaro. Mbabwire inshuti zanjye, iryo joro abantu biringiye ubusa. Iyi si turabesha, ibyiringiro byayo dufite ni iby'ubusa. Maze ariko mbabaza ikibazo, ubuki ntibwari ubuki? Itariki ndi yari itariki se? Ikigage si ikigage? Intango si intango? Kabutosa n'imbeba. Ushobora kugira ubuki, ubuzima bwawe ukabamo ubuki, ariko bwaraguyemo imbeba. Ati abantu benshi bafite ubuzima bwaguyemo imbeba. Akaga yo kanyaguye imbeba nuko ubonekaga ku munsi wa nyuma. Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoke rwanje. Ndarakaye. None wiki haryo ngwiki soma nu kambabwire, yemwe bagabo b'i Yerusalemu mwe, reka mbabwire ibyo ngiye gukorera uru bagabo b'i Buyuda, hamagara nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ko nari ningiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera. Noneho reka mbabwire icyo ngiye gukorera uru rutoke rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe. Ndakuraho uruzitiro maze rwonwe. Nsenye n'inkike yarwo runyukanyuka. Ndasenye inkike inzira zose zinyuremo. Kandi nzarurimbura. Ariko menya ndarurimbura. Iryo jambo ryari imbabaza. Ariko menya ndarurimbura. Ntiruzicirwa, ntawuzongera kuryama ngo arukore, ruzahingirwa, ntiruzongera guhingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Imiki? Imifatangwe n'amahwa. Fatangwe n'amahwa. Nzategeka ibicu bye kurusha, nzategeka ibicu byo kongera kugushamwe imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli. Bagezeho bahinduka abantu se? N'Abayuda ni insina yishimye. Burya bagezeho bahinduka abantu. Yazengurutse burya n'abantu bari kuvugwa. Yabiringiragamo imanza zitabera. Yabiringiragamo imanza zitabera. Ariko abasangamo kurenganya. Sangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka. Yabiringiragamo ukiranutse. Ariko abasangamo umuborogo. Sangamo umuborogo. Nsomera Yeremiya 7. Murongo wa 9 kugeza 11. Haravuga ngo, haranditswe ngo, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira umumaro. Muriringira amagambo y'ibinyoma atagira umumaro. Mbese mwakwiba, ubwo se muriba, mukica, mwice, mugasambana, musambane, mukarahira ibinyoma, murahira ibinyoma, mukosereza bari imibavu, mucurangire bari imibavu, mugakurikiza izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mukahamagarira imbere muri iyi nzu y'izina ryanjye, maze mwagera muri hekaru yanje mukavuga muti turakijijwe. Handitswe ngo iki? Mukavuga muti turakijijwe. Bisome nguko byanditse numve. Urebe inyuguti bashize umurongo wacu, udukubo n'utugarizo n'utwuguruzo bashamitseho, turi kugutegeka ngo usome ngo iki? Turakijijwe. Nitangazo. Mwibye, mwishe, mwasambanye, mwoshereje bari imibavu, mwariganije, ibintu byose mwabyishe, ariko mugeze mu rusengero muti okay, twakijijwe. Ariko ari ukugira ngo mubone uko mukora ibyo bizira byose, ari ukundiganya ngo mukomeze kuba mu itorero mukora ibyo bizira byose. Kwiringira ubusa.
kwiringira ubusa. Abantu benshi biringira ubusa. Yesaya cyambere umurongo wa 2. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. Aha. Yaho twumva. Haranditswe ngo umva wajuru we, ejuru wumve, tega amatwi nawe wasiwe. Isi ifite amatwi burya. Tega amatwi wumve nawe wasiwe. Kuko Uwiteka avuga ati, dore Uwiteka atangaje ati, nongeje abana ndabarera ariko barangomera. Nongeje abana ndabarera, kangerekemo interuro yanjye, bamaze gukura bagenza bate barangomera. Ariko konsa umenya bitoroje. Kera nigeze konsa umwana. Nongeje umwana ushoje. Nyine yarari gukora nka hariya barambwira ati rembere uyu mwana. Arabana barira bakaba inkuru bebe bakaye. Ararira arazambiza umute hasi, kitegeko nukumuri. Rembere uwo mwana. Nyina yitaye kunshingana umwana ndamuhoresha iki? Yarashonje. Ararira ndari kubundi. Sibere bamuha. Njewe singiri. Ryaheze burya abagabo sibagera amabere. Ko bagera guduhene bere. Ni ibimenyetso by'amabere ariko si amabere. Ariko burya ya mabere ni yabyara amabere y'abagabo y'abagore. Je narabimenye. Adahari n'abagore ntibayagira. Iri nibere rya Adamu. Iri riraha niryo Adamu yari afite. Eva rero amuvuyemo azanira urushijeho gukomera. Kandi ntabwo mbeshaga. Ndakubwiza ukuri. Iri bere ayo mabere mufite yakomotse kwa Adamu. Nakangaka iyi ni sample ya mabere. Sample niki? Ni hayandi yavuye. Aka kahavuye n'ayandi ntiyabaho. Ariko Imana nishimwe yaturemye neza cyane. Akabere ndagakurura ngagafate, ndagakurura karamunanira, ndagatumbisha umunwa ugafate, yaje gufata bikanga, ahubwo imbabe z'umwana zikantema undi ubu ndamuhikirero. Karamunaniye yaje gufata kakamucika kuko nta buzima gafite. Mbonye none akaruraho karushaho gukariha. Bamuhaye konka umunwa. Maze umunwa arawufata kuko wari munini. Arawukurura numva uracitse. Burya abagore murakomeye. Ewe burya konsa ye. Numvise ari nk'uruganda rurutwaye arawuciye biraje. Burya mu kanwa k'umwana harimo imbaraga iteye ubwoba. Banaga abagore bari kwanga konsa mudetse nduke ugakeya nkagira ngo bari kubeshya. Muje murabihorera nyabuna barababaye. Nje nsobanukirwa rya tegeko ngo wubahe sona. Ariko mama ni uremereye. Amezi 9 munda. Munda yandira. Amezi 9 hehe. Munda ya nyina. Imyaka ingahe mu gituza? 3 mu mugongo. Hirigiti mu mugongo, njambo n'umugore agafuka, akajerekani, agasuka, agakonzo, intama, umwana. Biri yubihaye umugabo yabita. Ndakurahiye akaba yabigezayo. Abagore rero icibo acikorera atagikozeho. Umutwe we wagira ngo harimo smaku. Ifata ibyo yikoreye akagenda ameza aci. Ndiye hagira ikinyeganye umwana mu mugongo. Muntu cyarimo nongeje abana konsa birakomeye.
ndabarera barangomera. Mbega ko Imana ifite ikibazo n'inyokomuntu. Kumbe rwa ruzabibu ni inzu y'Isirayeli, nabemeye kwitaba Imana bakayigira mu nzu, bakahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yayo. Ariko uwibye, uwasambanye, uwishe, uwariganije, umubeshi, indyarya, abariganya barinjiye. Ariko bagezemo itangazo rya mbere, turakijijwe, mu nzu y'Imana harimo agakiza, muririmbe mwese agakiza, kandi ya mitima ntiyahindutse. Maze bagiye kwera basuka umusozo bera indibu. Ngiye gusoma amagambo umuvandimwe wanje adafite hariya muri Bibiliya, mbaye nyeretse gato cyane. Kristo gukiranuka kwacu araduhamagara. Paje ya 31. Igikenewe cyane muri iki gihe mu itorero ry'Imana. Aravuze ngo nzarurimbura, tiruzongera kugushamo imvura, kandi abantu bazakoramo amayira barunyukanyuke. Hari igikenewe mbere ko tunyukanyukwa. Ivugurura rigamije kubaha Imana kukuri muri twe ni ikintu gikenewe kandi cyihutirwa kurusha ibindi byose. Ivugurura, paje 31, Kristo gukiranuka kwacu. Ivugurura rigamije kubaha Imana kukuri muri twe ni ikintu gikenewe kandi cyihutirwa kurusha ibindi byose. Kugishakisha bigomba kuba umurimo wacu wibanze. Dukwiriye kugira umwete utadohoka kugira ngo tubone imigisha y'Uwiteka, atari ukubera yuko Imana idashaka gutanga iyo migisha, ahubwo nuko twatinze kuyakira. Mwitorero harimo abantu batahindutse kandi batazahuriza hamwe n'abandi mu gusenga n'umwete batadohoka. Tugomba kwinjira mu murimo buri wese, umuntu wese ku cye giti. Ahubwo urwo rutoke ruzameramo imifatangwe, imikeri n'ibindi bya biti by'amashubi. Hari umunsi umwe ibiti byashatse kugira umwami, maze biramamaza abakandida. Uyu agomba kuba umwami wacu gayi. Ibiti byamamaza umwerayo. Reka mvuge ibiti byo mu Rwanda, maze byamamaza urutoki. Urutoke nimwe muzadutegeka. Bahamagara urutoke ruza mu matora. Twakwamamaje niwe mukandida wacu nk'umwami. Maze urutoki rureba ibyo biti byamamaje, imikeri, inturusu, ibiko, imiravumba, ibiti by'ibibura mu maro byose byakarishe byashize amatora. Igiko murakize? Ni umuko? Ngibi biko we. Ibi byari byamamaje rero, imitobo yari yakarishe iri kwamamaza cyane. Turatora urutoke rudutware rudutegeke. Maze urutoke rurebye induru y'ibiko biri kwamamaza, rurebye imitoboto. Ubu bwami bwaje buzaba bumaze iki? Kumbe ndasabwa kureka kwera imineke no gutanga imitobe, je ndirirwa ndi gukontorora imitoboto. Urutoke ruti no, nta mwanya mfite, dore ubukwe bwenda kuba, abantu bakeneye imitobe, abagore hariya bagiye gucuruza imineke, ntabwo nareka abagore bari kurangura bazanye amafaranga yabo, bari kurangura ibitoke, bari inyamunyu zirakenewe,
ngo nirirwe hejuru y'imitobotobo n'ibikogo ndi umwami wanyu sha kandidatire yanje nyikuyeho ye ibiko bitinguye tukabura umwami se shawuriye no muzabaje mwifashe areka tubuza umwami bahu bamamaza voka muzane voka bahamagaye voka ziraza voka iraza igeze ku kibuga twagutoye kandidatire ni yawe uraba umwami ngwiki je njewe ngwi bari abantu baje kurangura amavoka barasubira y'ubusa ndi kurwana n'ibiko kandidatire yanje ndayanze sinaba umwami w'ibibura mumaro jewe arega tubuza umwami baho kitangaza bamamaza ipapayi iraza kurubuka muranshakira iki twagutoye uri umugabo mwiza uzatubera umuyobozi mwiza ipapayi irebye hirya isanga abana n'abasore bahuruye baje gushaka amapapayi none bariya nimba umwami wanyu barasubira y'ubusa batariye nta mwanya nemeye sinaba umwami w'ibiko n'imitobo n'imivumu n'amasipuri n'inturusu arega tubuze umwami wanyuma atanga kandidatire mva rero batanga kandidatire umukeri murawuze umukeri ngahuze udutegeke none uretse tubure byose maze umukeri urazi ugeze ku matora usanga ni wowe twahisemo nk'umwana umukeri urebye iburyo usanga ufite amashubi urebye ibumoso usanga ni amashubi nako kayira umukeri uhagazemo nta bantu bakunze kukanyuramo kubera umukeri urahanda uburi kindi wavuga utumva nari ngeneye kuba umwami koko kubundi mu yandi magambo nta nakazi nari mfite nta nico nari imaze rega none hubwo muranyiringiye ngo mbabere umwami ibiti ngaho mwese mwubarare mbanyure hejuru niba muzi kamere y'umukeri ubagura kwigendera hejuru y'ibiti mwese mwubarare umukeri unyuraga no hejuru y'igiko iyo umuntu abuze uburyo ayo magambo ndi kuvuga se muri kujya ni inkuru gusa ntabwo byanditse muzasome mu bacamanza igice cya 9 muzasangamo ayo magambo navuze mu mutwe ariko byanditse hano muri iki gitabo cya Bibiliya camanza igice cya 9 muzarebe ku murongo wa 8 kera ibiti byari bigiye kwiyimika mu mwami ngo abitegeke byinginga igiti cy'umwerayo biti uje udutegeka muzarebe ko umwerayo washubije hepfo hari ibindi biti byagiye birasubiza biranga nabihinduye ibindi nabihinduye biko umukeri uje wishimira gutegeka umuntu wese wabuze mwuka wera ikintu yishimira ni ukuyobora ariko ntashobora kwera imbuto zikwiriye abahindutse umuntu wese abashaka kuba igitangaza ahantu nta kuba igitangaza ashaka kuba igitangaza nabo wa mbere mu ndeke mbabwire muri njura babwira ariko dukeneye guhinduka dufite byinshi byo gutinya bivuye imbere kuruta ibiturutse hanze imbogamizi zo gushikama no kunesha byiganje mu itorero ubwaryo kurenza hanze yaryo Imana irahamagara nta kintu Satani atinya cyane ngo kubona abantu b'Imana basibura inzira bagakuraho inzitizi zose kugira ngo umwami asuke mwuka wera ku itorero ryacitse intege kandi riticuza iyaba Satani yabishoboraga aya magambo arambabaza cyane iyaba Satani yabishoboraga ntihari kuzongera kubaho irindi kanguka ryaba ritoya cyangwa rinini kugeza imperuka yaba yabishoboraga
tumaze ibyumweru bibiri turi kuvugurura amabwiriza, turi kwigisha abaturage imibereho myiza, ubuzima bwiza, kubaha Imana kuri stade iyi ngiyi. Turahendahenda, ariko hirya guhendahenda kw'Imana muzabona ikizakurikira. Umurimo wa Kristo, paje 80, paje ya 35, ya 85 mbaye nyihoreye. Ubwoko bw'Imana bugomba kwita ku miburo kandi bukitegereza ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo biragaragara cyane ku buryo budashidikanywaho, kandi mu kubyitegereza, kandi mu kwitegereza ibi, buri wese uvuga ko yizera ukuri yagombye kuba umubwiriza ufite imbaraga. Umubwiriza umeze ute? Torero ufite ababwiriza bafite imbaraga. Ndashaje, nta mbaraga ngifite, iz'umubiri ntazo, ariko iz'umutima ziri kwaka, ziri kunyakamo nkaburaho nabigenzane. Ariko nareba uyu musozi nuriraga ngasanga wapi, arambwe uti ngwino tugera naharaguru. Ntoya, ntabwo nagera, ngezeyo sinagaruka. Kekere muranjana n'ingobyi mukagaruka mumpetse, ibyo ndabyemera. Birabananira, nabo ntibashobora kunjana n'ingobyi ngo bagaruke bampetse. Dore imitwe y'ababwiriza rero hano, dore ababwiriza hano rero, buri wese yakagombye kuba umubwiriza kandi ufite imbaraga. Nari mfite imbaraga kera muri 83, 83, 84, 85. Nabwiye abantu Imana ko nazengurutse uru Rwanda n'amaguru. Turutse mu Kinigi, ndazenguruka muri Kidaho, ndaza hano muri Butaro, ndakomeza za Kivuye, za Kinyami, ngo za Rwamagana, ngo za Komine Sake, ngo muri Nyamata hasi Igako, ngo za Kamabuye, uwo mu Ndugangari, nahingutse ku Bigega byo muri Nyanza, Mpanga na Gacu na Mpanga yo hirya Gitwe, Birambo bya Gashari n'amaguru, nahingutse Rubengera, muri Muhanga na Ndiza, Komine Nyakabanda, nurira Ndiza ndayibirinduka mbinguka mu Ngororero n'amaguru, cyari Komine Satensi, mu Bushiru za Kabaya mbinguka ku Mukamira n'amaguru. Nanjye mfite imbaraga, ubu ndashaje. Ntaco nigaya, myaka 40 bavandimwe, ntabwo ari mikeya. Amizero mwari muhari muri 82, 83, Amizero mwari muhari, hariho n'abatari bavuka. Ndakubwiza ukuri, mu Mizero 82 hari abataravuka da, ntabwo ndi gukabya inkuru, nta numwe, oya, nta numwe muririmba rutari wakavutse icyo gihe, kumenya abaharira murahari. Ndashimira Yesu wambashishije ibyo ngibyo, nubwo nshogoye
k'umubiri umutima wanjye uracyari muzima. Buri wese yakagombye kuba umubwiriza ufite imbaraga. Benshi mu bavuga yuko ari abigishwa ba Kristo ntacyo gukira, ntacyo kuburira ab'isi bafite, ntibahagurutse ngo bakore umurimo, ahubwo irari ry'amaso n'ibizengereza imitwe nibyo bibereyemo. Mbese ni iki cyakorwa kugira ngo amaso y'aba banyabyaha bari muri Siyoni ahumuke kandi ngo izi ndyarya zihinde imishitsi? Mureke twanga uburyarya, twe kwera indibu. Yesu aradutegereje cyane. Isomo ryacu risoza. Yoweri 2:12. Yoweri igice cya 2 murongo 12. Nsomera numve nshuti ya. Yoweri igice cya 2 murongo wa 12. Niryo somo dusorejeho. Iryo somo ntaririmo? Mwaribuze? Kumenya ririmo. Yoweri igice cya 2 ku murongo wa 12. Iryo somo ririmo? Ririmo? Gaho twumve. Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Ngwiki? Ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Mwiyiriza ubusa. Murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura. Imyenda muyireke mutanyaguze. Rero dore icyo gihe uko basengaga n'uburyarya bwinshi, yarazaga bakavuga ibyaha bye, akareba ati ndababaye we, agafata ibikanzu akabishwanyaguza, akisigivu akimerera kuriya. Imana iti ibishwambagara by'ibikanzu byanyu ndabirambiwe, mushwanyaguza imitima ariyo mbona. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura. Mutanyura imitima, imyenda muyihurire. Imana yanyu kuko igira impuhwe. Uzi ngubwo barababaye agatandura ishati, agatandura ikanzu avuye gusambana. Uwiteka ati si ibyo nkeneye, mushwanyaguza imitima, amakanzu muyareke, mwayahoye ubusa. Nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mucishwe bugufi, mwemere gushwanyura imitima yanyu, maze imitima yanyu muyibage, ariyo munzanira nongere kuyisana, ndabaho umutima mushya. Nje nawe Uwiteka Imana yanyu kuko yuzuye impuhwe, yuzuye imbabazi, yihutira kurakara, ntabwo ijirakara ubusa, ahubwo ihorana ibambe ringana iki ryinshi. Aradutegereje muri aya masaha, aradutegereje kuri uyu mwanya, ategereje abagore n'abagabo ngo batanyure imitima yabo, kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho ibihe byose. Nubwo uruzabibu rwahemutse, nubwo yahamagaye akerekana uburakari atewe no gusubira inyuma ku Isirayeli, ariko uyu munsi arongera kuduhamagara, ngaho noneho nubu nimuze mungarukiye, maze muze mucujije, muze mwihanye, mureke gutanyaguza imyenda, mushwanyure imitima yanyu, ibirimo bivemo, nduzuzamo imbabazi. Mwana wanje mpa umutima wawe. Bangahe beguriye Imana imitima yabo ngo yongere kudusana bundi bushasha? Uwiteka Nyirimpuhwe, ufite impuhwe nyinshi, atugirire neza, tubabarire umuntu wese ku cyo giteye, kubwa Yesu umukiza wacu.